Reka ngushimire wowe wahisemo ituze 250. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Adon. Aha niho twongera ubumenyi ku bintu bitandukanye tukabisobanukirwa kurushaho. Iyi ni ituze 250. Ikiganiro ni Adon. Ngende Muteterazina Shiff. Mu buzima bwa buri munsi buri muntu agira inkomoko. Ari nayo mpamvu uwamubona uwo ari we wese yagira ati uyu ni umunyarwanda, umugande, umuhinde, umwarabu ndetse n'abandi. Ibi bikagaragazwa kandi n'ibintu byinshi bitandukanye harimo umuco, imyitwarire, ururimi ndetse n'ibyangombwa. Uyu munsi rero muri Adon turaza kuganira ku ndangamuntu y'u Rwanda. Kenshi cyane dusaba indangamuntu mu gihe dusabye serivisi ahantu hagiye hatandukanye, nko mu kwishyura mituweli, kwivuza, kwibaruza ndetse n'ahandi. Iyo uramutse uyibuze rero barakubwira bati nibura duhe nimero yayo. Muri Adon y'uyu munsi giye kukubwira uburyo imibare y'irangamuntu iteye, ku buryo wayifata ndetse no mu mutwe, ku buryo uramutse utanayifite wavuga iyo mibare serivisi ushaka ikaboneka bitagoranye. Niba uri hafi y'irangamuntu yawe ifate witegereze neza imibare yigize. Irangamuntu y'u Rwanda National ID igizwe n'imibare 16 igabanyije kandi mu matsinda atandatu. Nubwo iyo mibare ari myinshi kandi kuyifata biroroshye kubera ko harimo amatsinda adahinduka. Itsinda rya mbere rigizwe n'umubare umwe, iyo ari umunyarwanda aba ari rimwe. Itsinda rya kabiri rigizwe n'imibare 4 ihwanye n'umwaka wavutsemo. Itsinda rya gatatu rigizwe n'umubare umwe kandi nanone werekana igitsina cya nyirirangamuntu. Iyo ari umugabo uwo mubare aba ari 8, iyo ari umugore kandi uwo mubare aba ari 7. Itsinda rya kane rigizwe n'imibare 7 yerekana umubare w'abantu bose mwavutse mu mwaka umwe. Itsinda rya gatanu noneho ryo rigizwe n'umubare umwe nanone berekana inshuro umuntu afashe irangamuntu. Iyo ari ubwa mbere ni 0, ubwo ngubwo ugenda ubara bitewe n'uko wagiye ufata iyo ndangamuntu. Itsinda rya gatandatu ari naryo rya nyuma rigizwe n'imibare 2 isobanura umubare wari ugezweho mu bo munganya imyaka. Ngibyo rero ibisobanuro by'imibare y'irangamuntu utunze. Hanyuma rero nakubwira nti gerageza ufata iyo mibare mu mutwe kugira ngo n'iyirangamuntu yawe wayibura, ariko ntuzabure mu gihe ugitegereje yuko ubona indi, ntuzabure serivisi kubera yuko imibare y'irangamuntu yawe utayizi. Niba ufite irangamuntu hafi ifate ukurikiza ibyo byose, ugenda uyishyira mu matsinda, biragufasha kuyifata mu mutwe. Niba kandi utari hafi yayo ntuza gutaha ufite akanya uze kubikora kuri uwo mwitozo, biraza kukorohera, bikugirira umumaro ndetse bizanawugirire abatanga serivisi mu gihe runaka baba bakeneye iyo nimero y'irangamuntu. Murakoze cyane gukurikira Adon y'uyu munsi. Ngende Muteterazina Shiff. Aha ni kuri ituze 250. Kora subscribe niba utarayikora, like, comment na share. Ni inyunganizi ikomeye kuri twe kandi duhereza agaciro. Wakoze cyane kubana natwe. Intambwe yacu ikurikiraho kuyitera tubikesha mwebwe.